kusoma maneno ya Bwana. Aboneka mu gitabo cya Yeremiya ibice bitandatu. Kitabu cha Yeremiya umurongo wa 16 mstari wa 16 turageza ku murongo wa 17. fika mstari wa 17. Dusome mu izina ry'Umwami. Tunasoma katika Yesu Kristo. Uwiteka aravuga atya ati: "Muhagarare mu nzira murebe kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo, kandi nabashyizeho n'abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayitega." Amen. Reka muri data uyi aseke mu izina katika Yesu Kristo. abasha kwicara. Naweza keti. Jana mwene data twashuruje misali mama Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunasalimu katika Bana jina la yacu Yesu Kristo. tugeneza kwiduhaye uyu mugoroba. Mungu wetu wanafanya vizuri kupatia jioni ya leo. Mugoroba tukaba turi imbere yayo. Jioni ya leo tuko mbele yake. Imana abicyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Mungu Kristo. wetu wapewe sifa katika Yesu Kristo. Turateranye nk'uko dusanzwe duterana. Tunakusanyika kama kawaida. Burya nk'uko mwene data yavuze kuri ibyahozeho n'ibyo bikomeza. Umuntu wese wazana igishya yabazaje kurimbuka. Kuvuga ngo umuntu wese wazana ikitahozeho yabazaje kurimbuka. Abantu benshi bagiye bakura n'ibibazo. Abantu benshi bagiye barimbuka kubera ko bazanye ikimanitse aho. Imana yacu Mungu wetu dukomeze ibamugisha bizira ry'Umwami Yesu Kristo. Kuba twari hano twari tunezerewe, ariko tunezejwe n'abahinzi b'umugoroba. Tunafurahishwa na walimaji wa jioni. Burya abahinzi bari mugoroba ni abanyamahirwe cyane, Wenye heri. kuko twabonye yuko ari uguhera aribo bahereyeho. Ndio walianzia. Nyamara aba mu gitondo Wale wa asubuhi. bari bahinze umushike, Walikuwa wanalima bari bahinze ikibizo, bari bahinze akomeye. Naho abandi mugoroba wa jioni. burya bakoze umwanya mukeya kandi bahembwa nk'aba mu Tena gitondo. wanalipiwa kama wa asubuhi. Burya Imana irakomeye cyane. Mungu ni mwenye nguvu sana. Ubusanzwe tuzi yuko Ya kawaida tunajua uwakoze cyane ahembwa cyane. tumika sana na nilipwa Iyo ukoze amasaha 10 tumika saa 10. n'uwakoze amasaha 8 ntabwo bahembwa kimwe. Ariko umwami wacu we bitandukanye n'ibyo ngibyo, ahubwo uwakoze amasaha make niwe wahembwa muri mugoroba. Alilipiwa na wa asubuhi. Umuntu wa mu gitondo, Kama mtu wa asubuhi. burya umuntu wa mu gitondo yararushye. Yule mtu wa asubuhi Nawe reba uhereye saa 3 warangiza ukagera saa 11 yari yahinze amasaha menshi, ariko wahinze isaha imwe agiye kubona abone wowe wabirije guhembwa. kuanzia kulipa. Burya ni ukuvuga ngo Mungu kusema Imana yacu ni nziza cyane. wote ni wema sana. Abisiraheli Waisraeli bakoze akomeye, walitumika mahali pa. bakoze akomeye, Walitumika mahali pa. bacikaga imihanda, bakezaga ibingereza. Naho twebwe rero ni agasaha gakeya asigaye tukijembe. Burya ni ukuvuga ngo rero Sema ya kwamba ari uwahinze mu gitondo ni asubuhi akababara anahuzunika. akazana amababa, Analeta na akabona uwa nimugoroba anaona wa jioni. we nawe arahembwe yakoze isaha imwe. Ubwo nakuvuga kuvuga ngo Wasibu angesema none sasa yako nakoze cyane kandi ko kuri nako bavuga tena ni vile walisema ese ko nakoze cyane kugira ngo nanjye munange uwa mugoroba wakoze isaha imwe n'uwakoze amasaha 10 umuhembwe igihe kimwe. unawalipa Bana yacu ni umuhamya ukomeye cyane. Bana yacu ishimwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Naho uyu mugoroba, sasa jioni ya leo umugoroba tuvugana akanya gato, kidogo. akanya gato cyane. Kidogo sana. Aho Bibiliya itubwiye ngo Kwenye Biblia inatuambia eti Uwiteka aravuga atya ngo Bwana Mungu anasema hivi, nimuhagarare mu nzira. msimame ndani ya njia. Au msimame njiani. Nimuhagarare mu nzira. Msimame njiani. Maze murebe. Sasa muangalie. Kandi mubarize inzira za kera. Muulize njia za zamani. Izo nzira za kera. Njia za zamani. Burya ni ukuvuga ngo umuntu wese
wakora ibintu atabarije bakera yayobiza abakera niba bari bafite ubutumwa abakera ni ukuvuga ngo bakoraga ibyo Imana ibabwiye natwe niyo mpamvu tukwiriye kureba abatubanjirije ese abatubanjirije bagendaga gute ese bakora gute none se niba baragiye mu ijuru wowe uzajya mu ijuru nawe ukoze gute nuko nawe wakora ngaho icyo cyatumye Eliya azamurwa nuko Enoki yabanje kuzamurwa Enoki yarazamuwe agendanye n'Imana imyaka 300 Imana nayo ishima yuko azamurwa natwe twemera ko tuzazamurwa bitewe nuko dufite abahamya dufite Enoki dufite Eliya natwe tukavuga tuti ubwo Enoki yagiye ubwo Eliya yagiye natwe tuzagenda kwiyamo bizeye natwe nibyo twizeye Imana twamugisha mu izina burya ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu yakora ibitandukanye n'abandi bantu agakora ibinyuranye nabo icyo gihe yabara kujya mu nzira yo kwiga icyo gihe nta bugingo buraho yabona niyo mpamvu batubereye icyitegererezo natwe bitubera ubuhamya bwo kuvuga ngo ibyo bakoze uko bizeye natwe nitwizera tuzabona umwami Imana twamugisha mu izina ry'umumacuzi naho Bibiliya tubwiye ngo Uwiteka aravuga ngo nimuhagarare mu nzira mwitegereze murebe inzira hanyuma muri iyo nzira murebe uko abantu bayinyuzemo none abayinyuzemo bagendaga bate ese Uwiteka akaba kubabwira ngo mubarize inzira za kera kandi aho inzira nziza aba ariyo mucako burya ni ukuvuga ngo habaho inzira nyabagendwa inzira nyabagendwa icamo abajura inzira nyabagendwa icamo abicaye inzira nyabagendwa icamo abakora ibyaha benshi ariko biri kutubwira ngo mucyo muri iyo nzira ariko murebe inzira y'ukuri inzira nyabagendwa gucamo abajura inzira itari y'ukuri gucamo abajura inzira gucamo abasinzi ariko muri iyo nzira mubarize ko harimo indi nzira iyo nzira niyo nzira y'ukuri niyo nzira yo gukiranuka hahirwa uca mu nzira yo gukiranuka mu izina ry'umumacuzi burya inzira yo gukiranuka ni inzira nziza Bibiliya kutubwira ngo barayanga baravuga bati ntabwo tuzayinyuramo iyo nzira tubwiye tuzayinyuramo hanyuma bigenda bite dusoma mu 12 Freka bagenda dusoma mu 17 Amen kandi nabashizeho n'abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'impanda ariko barahakana bati ntituzayatega amen ariko mugisha uzajya mu majosi biro kutubwanga kandi nabashizeho n'abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'impanda ariko barahakana bati ntituzayatega baravuze bati ni ukuvuga ngo nimutege ijwi ry'abarinzi ijwi ry'abarinzi riri guhamagara ariko baravuga bati ntabwo tuzatega ayo matwi burya ni ukuvuga ngo kudatega amatwi niko kuzana kurimbuka kuko kumva ni ukuba kunyura mu matwi ukumva wamara kumva ugakora ibyo ijambo rikubwiye akaba ari ryo ukora ariko biratubwiye ngo baravuga ngo iryo ntabwo tuzaryumva abantu benshi badakumva bahuye n'ingorane ariko biri kutubwira ngo ijwi riravuga
iravuga ngo sauti inatuambia nimuve muri Babuloni toke tena Babeli utaguhabwa ku bintu byabo utagufatanya nawe ibyo ntabahane abantu barasohoka watu wanatoka ariko nubwo basohoka ingawa walitoka ni ngombwa ko Imana yongere ihamagara ongeza aite yongere itoranye atachague wasohoze ulitoka uraza unakuja hunga kimbia uyu mu gikundi utoka tena watu wengi hunga mu bantu batagira ubugingo buhoraho watu wengi watapata ariko nubwo ugiyemo ni ngombwa ko Imana yongere itegura Imana yongere guhamagara kugira ngo mubo yahamagaye yongere batandukanye niyo mpamvu muri asambure abamo mwabizera akamwa bizera n'icyo hakaba n'abatizera abo bose bagaterana hamwe ni ukuvuga ngo burya abo batazajya mu ijuru n'abatareba umugeni baranga batisiranye nawe iyo yabye umugeni wo mu isi ni ukuvuga ngo iyo umuherekeje ukamwambarira urishima n'umugeni akishima ariko byarangira abaherekeza bagataha kubera iki we ntabwo ari umugeni niyo mpamvu rero muri asambure hari abazagenda barumvise mesaje barumvise ubutumwa hari abandi badaherekeza biteye ingorane kabisa ni shida kuba warasenze kuba warisha kuba wewe ulikuwa na jasho ijwi ryahamagaza sauti linaita wibone na utajiona ndani kubera iki kwa nini ni utakoze kugisha mu Imana hawakutenda kama na Mungu na kuadhibu ni ukuvuga niba ibyahozeho kera ingawa yale ariko bizaba kongera kubaho ntagirira hakuleta kubadilika hari inzira yo kurimbuka hari n'inzira y'ukuri abarimbuka bakarimbuka n'abageze mu bwami bakajya mu bwami ni ukuvuga ngo mu gihe cy'umugoroba nicyo gihe cy'umugeni niyo mpamvu Uwiteka yageze muri Edeni akaza muri Edeni igihe cya ryari mu gihe cy'umugoroba n'umugeni nawe abonetse mu gihe cya ryari araboneka mu gihe cy'umugoroba burya ni ukuvuga ngo nta gice gihari ahubwo byahozeho Imana tubamugisha mu izina ry'Umwami Kristo bari datana dusomere akanya gato tumufate dusomere n'ubundi Yeremiya 18 Yeremiya 18 umurongo wa 15 mstari wa 15 umurongo wa 15 mstari wa 15 Amen. ariko ubwo bwanyibagiwe ariko ubwo bwoko bwanjye bwanyibagiwe bakosereza imana z'ibinyoma imibavu kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera bakanyura mu tuyira tw'iruhande inzira zidatumburutse batuma igihugu cyabo gitangarirwa kiba igitutsi cy'iteka uhanyura wese azatangara azunguze umutwe. Amen. Ariko mugisha muzatwabazwe. Ariko ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe bakosereza imana z'ibinyabinyoma imibavu kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera bakanyura mu tuyira tw'iruhande inzira zidazungurutse hari inzira z'iruhande furere ni ukuvuga ngo izo nzira z'iruhande tutarazabona inzira zapanye ni inzira zoroshye ni ukuvuga ngo inzira yoroshye ni inzira itari y'ukuri Biblia kutubwira ngo ariko lakini ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe bukosereza imana z'ibinyabinyoma imibavu kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera bakanyura mu tuyira tw'iruhande inzira zitumburutse. Amen. Burya ni ukuvuga kera ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe bwosereza ibigirwamana imibavu bwosereza izindi mana imibavu
nukuvuga ngo ubwo bibagiwe Uwiteka bakibagirwa Imana nayo irabibagirwa. Mungu naye anawasahau. Burya nukuvuga ngo iyo wagiye mu nzira z'uruhande ukaza mu nzira zidasobanutse Imana ikuvamo. Umwuka wera ugura guhunga uguhunga kubera nuko amagambo y'Imana ukigira mu byawe. Igihe cyose wakora ibyawe, igihe cyose wakora ibitari by'Imana, Imana irakureka. Igihe cyose Abisirayeli bakora ibyaha bakajya kurwana intambara, Imana irabareka ikabahana mu banzi babo, bagera mu banzi babo bakarwana bakaneshwa, ariko basubira inyuma bakamenya yuko bakoze icyaha kandi ikabahana. Ni byiza kwisubiramo. Burya kwisubiramo biba byiza. Iyo wisubiyemo ukamenya kuri mu nzira ukamenya ko ari inzira nziza bagomba gucamo, iyo nzira nziza irahindukira ukayicamo, Imana ikakugira neza. Burya nukuvuga ngo abatubagirije impamvu barwanaga urugamba bakaneshwa nuko bageraga nyuma bakavuga bati none ugenerwanya gute? Ari byo turi kuvuga ni inzira z'abatubagirije. Abatubagirije barwanaga urugamba gute? None se weho uyu munsi uwe rugamba ute? Ushobora kuba uri kurwana urugamba ugashyiramo ibyawe, ushobora kuba uri kurwana urugamba ugashyiramo ibidasobanutse. Birakwiriye kugira ngo ubanze ubere abarwanya urugamba. Impamvu banesheje ni iyihe? Impamvu bafashe igihugu ni iyihe? Hanyuma iyo mpamvu uko natwe turi kurwana kujya mu gihugu nawe umenye ko igihugu cyabo kigomba ko mu Rwanda bitera ingorane. Kuvuga ngo ngewe nize ko ntajya mu ijuru, ariko wareba ibikorwa byawe ugasanga ntawe bihura n'ijuru. Wareba ibyo uri gukora ugasanga nta na hamwe bihuriye n'abazajya mu ijuru. Burya birakwiriye kugira ngo niba ibyasezeranye byasohoye kera bigasohora barabitegereje igihe kirekire, natwe turategereje muri iki gihe cy'umugoroba. Ni igihe cyo kwitegura k'umugeni, ariko ko kwitegura k'umugeni ni ukwitegereza ibyabayeho mbere kuko ni umugeni, ariko hari undi waba uri umugeni yanga mesaje yanga ijambo kugira amahirwe uraryakira. None nawe urakwiriye kugira ngo utazifata ko byoroshye, utazifata ko byoroshye. Burya ni ukuvuga ngo iwawe n'ingorane ni igihe wanze ijambo. Igihe uhura n'ingorane ni igihe uvuga ngo sindi bubaze abatubagirije. Ni uko ngo Samweli Abisirayeli bashaka umwami, baravuga bati dore Samweli wewe urashaje, Samweli wewe ugeze mu zabukuru, kandi n'abana bawe ntabwo bagendana n'ingeso nk'izawe, ahubwo turashaka kugira ngo utwimikire umwami, ahubwo ucyaganza wacu aducire imanza, hanyuma tuzabana n'amahanga yose. Samweli uwo mwami mushaka kuko ukuntu ukazabagenda muzaba bakibe, muzamuhingira, muzagendera ku ndogobe ze, muzamukorera ibi n'ibi n'ibi, ariko baravuga ngo biramaze. Hanyuma bigenda bite? Samweli ati kandi mbibwira Uwiteka. Burya niba Samweli abwira Uwiteka birasaba kureba nawe nuhura n'ingorane, nuhura n'ikibazo ibwira Uwiteka. Baracumvisha mu izina ry'umwami Uwiteka aramubwira ngo uko babyanze ntabwo aribo bantu, ahubwo ni njyewe bantu. Iyo niyo umwami bashaka, umwami bashaka ubimikire. Hanyuma Samweli akora nk'uko Uwiteka yamubwiye. Samweli amaze kubabwira uko Samweli yababwiye niko byagenze. Birasaba kugira ngo rero twebwe tuze gushaka kugira ngo dukore ibyacu, ahubwo dukore nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami wacu. Burya birakwiriye kugira ngo umenye inzira z'abakera. Ingorane Ahabu yagize, ingorane Ahabu yagize yari azi ngo inama ziva ku Uwiteka,
ariko atazigenderamo. lakini yeye atatembea ndani. Niyo mpamvu yavuze none tujye gutabarira amateka rero turatsinda. Wewe kushambulia na moto. Abantu benshi cyane baravuga ati mugende, wanasema mwende muratsinda utashinda. Yoshafati oye, Yoshafati hapa. yende kubona nka atari Naona none abagabo bose oya hasigaye umwe unabakia mmoja. none so ngumwe kugana Ule mmoja ambaye mkatana. uwo wanga fre Ule mwenye anachukia. uwo wanga Ule mwenye yo wingira anachukia. kama Ule ndio wa mafaa kwako. wo ninde Ule ni nani? wo ni Mikali. Ugende muyakubwira Mwende mkamwambia akuye. burya ni ukuvuga ngo bajya kumubwira ko bujuje inama, Kumwambia na walisha jaza. bamaze kuzuza inama Walisha shauri. baragana baramubwira Akamwambia ko twahuriye inama akamubwira ko ajya kurwana ujya kurwana iramodoka Kushambulia na moto kandi agatsinda. Nawe wewe utaguca inyuma yawe usipite kando na sisi. Okay, sawa. Okay, ndio. Baramuhamagara Wanamwitisha. araza Anakuja. agezeyo Akifika huko tujye gutabura amatwi gari turutinda kushambulia moto yeye tutashinda. bamugende nyine Mwende. kuko yari azi ngo Kwa ndio kwamba afite ijambo ry'ukuri iko na neno la kweli. aravuga ngo oyi Anasema hapa turahira mu nzira ry'ubuteka tunapia ndani ya ukuvuze ko ari mu nzira ry'ubuteka Kama ni tunapo mjina wa Bwana. ukuvuze ko ari mu nzira ry'ubuteka Mjina wa Bwana. none reka nkubwire Acha nikwambie. nagiye kubona Nienda kuangalia. abisirayeli bagiye nk'intama zitagira umwungeri mbona batatanye Naona wana okay uyu nguna nakubwiye iyo byo muzimboni uyu muntu ujye muzimboni bamugaburira ibiryo by'agahato bamukorere urugomo kuzagenda indangaruka kufika nitarudia. burya ni ukuvuga Nikusema ubwinshi bw'ibinyoma furere ntabwo bibukuri, wengi wa uongo ubwinshi bw'ibinyoma ntabwo bugira iby'ukuri. hawezi kuwa ukweli. Wagira ngo mu gihe cyo gutaba yaragarutse ntabwo yagarutse, ahubwo ni ukuvuga ngo umuhanuzi yaravuye uvuye ku bitero mana tukamugisha mu izina ry'umucamanza. Ni ukuvuga ngo intambara y'u Rwanda ariko bari kubaza inama na unauliza shauri shauri ni lazima. ni ukuvuga ngo Nikusema inzira z'abatubanjirije pia wewe tutakulia ntabwo bajyaga mu rugamba batabashije Uwiteka, bila kuuliza Bwana. bajyaga mu rugamba batavuze ngo mbese tugende cyangwa turorere, au tuache. babazaga uri munati Alikuwa anauliza walimu bakamenya ngo nibajya mu rugamba bararwana banesha, bakamenya ngo ubwo Uwiteka yatwemereye reka tugende turarwana kandi tunesha, kandi koko bagenda bakarwana bakanesha. Imana yabamugisha mu izina ry'umucamanza. Birakwiye kugira ngo natwe tubone intambara nziza, ariko intambara nziza ntabwo wayirwana utabanje abatubanjirije ubamenye ko barwanaga bati intwaro bajyanaga ni iyihe, intwaro bajyanaga ni izi, nta yindi ntwaro ni ijambo ry'Imana bajyanaga. Bajyanaga Uwiteka aravuze, ubwo Uwiteka avuze Gideyoni arwanya urugamba, ararwanya nyamara agahunga, ariko Uwiteka ahageze uraho umunyambaraga we, uraho umunyambaraga we, nawe avuga ati ntabwira imbaraga bangirije bene wabo. Iyo agira imbaraga ntabwo abantu bose tuba turi kwirukanka, nawe ati dufite imbaraga zose zingana ujye mu rugamba. Byari ngombwa kugira ngo ashake ikimenyetso, lazima atafute ishara kugira ngo agende azi ko ari Mungu, ari Imana, agende azi ko ari Uwiteka yamurinze, agende azi ko ararwana kandi aneshe. Nawe ujye mu rugamba utagende witwaje ijambo. Imana turamugisha mu izina ry'umucamanza. Burya batubanjirije barwanya hakomeye, niba bararwanya hakomeye natwe turi mu rugamba. Uwo turwana nawe ntabwo ari umuntu, uwo turwana nawe ni imyuka mibi hanze mu kirere ndetse n'abategetsi b'umwijima. Uwo turwana nawe ni Satani. Biri kutubwira ngo murwanye Satani nawe azabahuza. Imana turamugisha mu izina ry'umucamanza. Ninde wabura ibihembo atarwana? Gufata igihugu urarwana kugira ngo uhembwe ni ukukora, nudakora ntabwo uzahembwa. Niba batubanjirije barakoreye ijuru bakaba barasinzira bategereje uzamuhora, nawe ukore cyitegererezo urwara intambara nk'iyo barwanya. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umucamanza. Yeremiya ibice 35 sura ya 35. Kandi dufite akanya gatoya turagenda Muda fupi tutarikisha.
picha 35 35 umurongo mstari 35 umurongo wa 8 wa 9 mstari wa 8 na wa 9. babonye hasoma natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu y'ibyo yadutegetse byose kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu twiyubakire n'amazu yo kubamo, nuko nta nzabibu tugira, nta mirima haba n'imbuto. Amen. Amen. Bari kuvugisha imiza twabazwe. Natwe twiyumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu babakuru wetu y'ibyo yadutegetse byose natwe twiyumviye. Ni ukuvuga ngo burya ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibyo, ahubwo ni ukuvuga ngo nawe n'ibyo bakera. Natwe twiyumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu y'ibyo yadutegetse byose kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose twese n'abagore bacu n'abagaragu bacu n'abakobwa bacu. Amen. Burya ni ukuvuga ngo ibyo wumvise ni ngombwa kugira ngo nawe ubishyire mu bikorwa. Ubishyire mu bikorwa. Niba udashyira mu bikorwa nta bugingo buhoraho uzabona. Ni ukuvuga ngo kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Niba kuzana ijambo ry'Imana ntabwo ari gupfa kumva gusa, ahubwo ni ukurishyira mu bikorwa. Ni mu gitabo cy'Abaroma. Burya ni ukuvuga ngo niba wumvise ni ngombwa ko ibyo wumvise bishyira mu bikorwa. Kuko batubanjirije barumvaga nabo bashyira mu bikorwa. None dushyira mu bikorwa birakwiriye kugira ngo umenye ngo burashyira mu bikorwa no guhembwa nzahembwa, no guhembwa nzahembwa. Ni ukuvuga ngo abantu batubanjirije, abera batubanjirije barwanye urugamba rwiza, bategereje ikamba ry'ubugingo. Nawe urwanya intambara nziza, nawe uzabona ikamba ry'ubugingo. Mana turamugisha mu izina ry'umwami twiza. Ni ukuvuga ngo rero abantu abizera batandukanye n'abatizera, kuko ibyiringiro byari n'ibintu bitandukanye. Ufite ibyiringiro ntuzabona ubugingo buhoraho, ariko utari umwizera nta byiringiro afite. Ariyo mpamvu noneho uzabona ijuru akavuga ngo birashoboka ko nzaribona cyangwa se sindibona. Biraterwa n'iki? Nta byiringiro afite, nta kwizera afite. Kutizera no kutagira ibyiringiro bimutera gushidikanya, uko gushidikanya bikamusunikira kukurira. Imana turamugisha mu izina ry'umwami Kristo. Burya ni ukuvuga ngo inzira batubanjirije zari inzira ziruhije, ariko nubwo zari inzira ziruhije zari inzira zo kubona ubugingo buhoraho. Wabaza Yohana arimo bacaniriye amavuta bakamutereramo, batamuhoye gusinda, batamuhoye gusambana, batamuhoye kwicana, bakamukura cyangwa izina rya wabo nawe ati ndabyemeye. Burya kubona ijuru ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibyo kuvuga nzaribona. Ni ukurikorera serefure, ni ukurikorera, ni ukurihangayika, ukemura icyifuzo byakugirira akamaro. Mana turamugisha mu izina ry'umwami Kristo. Naho inzira za kera inzira ziruhije, inzira y'ubu ni inzira yoroshye. Ni ukwizera gusa ugashyira mu bikorwa ibyo ijambo rikubwira, ugashyira mu bikorwa ibyo umubwiriza yavuze. Ntabwo umubwiriza avuga bavuga ibi, ahubwo avuga ibiri muri Bibiliya. Ibyo biri muri Bibiliya nibyo bidahesha ubugingo. Wabireka ukabona urupfu. Ukuvuga ngo
kusema kwamba abantu benshi watu wengi uko turirimbije ndio tunaimba mbingu ntabwo ariko bose bazajya sio vile wote wataingia kuko ijuru chumbi kijanye ngo ndari si yako utapatia si n'iryakura ari imbere yako utapatia ahubwo ni ukurikorera kuitumikia umuntu ku giti mtu binafsi niyo mpamvu mubwire umuntu arakuvuga ngo ni umwe muri miliyoni icumi moja ndani ya milioni burya ni ukuvuga ngo uwo umwe ule mmoja uzajya ko ari wowe kwa kama ni wewe uko kwije mu ijuru kuingia mbinguni ntabwo uzagera n'umugore wawe uzagenda njyenyine uzagenda wowe wenyine cyangwa bazagenda wowe usigaye bitewe n'iki bitewe n'ibyo yakoze vile alitumika imirimo yose kazi zote igira ibihembo zinakuwa na malipo imirimo yose kazi yote utatumika urakora neza tumika vizuri uzabura ubugingo utalipwa ukore nabi tumika vibaya muri uzakurya moto itakupa ni ibintu bibiri vitu viwili burya ni ukuvuga ngo kusema ya kwamba niba bibiri kuvuga ngo ntawukeza abami babiri ninasema hawezi kutumikia wafalme wa ntawakorera satani kutumikia ibilisi bakorera n'imana kutumikia na Mungu uko byagenda kose vile umuwo wamuhigitse wabakoreye uwundi kutumikia mwingine ungukorera ule unatumikia uzabona ibihembo utapata malipo barashwe umugisha utabariki mu izina ry'umwami wacu Kristo. Yesaya tugenda dusoza Yesaya tukimalizia tugenda dusoza Yesaya 48 mstari wa 6 48 murongo wa 10 mstari wa 10 Amen. Amen. Murongo wa 10. Pera mu itangiriro havuga iherezo. Pera mu bihe bya kera havuga ibitarakorwa. Havuga ni imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Amen. Amen. Bari umugisha Akubariki katika Yesu Kristo. Uwiteka ari kuvuga Bwana Mungu anasema pera mu itangiriro kuanzia ndani ya mwanzo havuga iby'iherezo nasema vya mwisho pera no mu by'ibihe bya kera wakati wa zamani havuga ibitarakorwa nasema havuga nti imigambi yanjye chabaya izakomera kandi ibyo ndashaka byose nzabikora. Uwiteka ari kuvuga amagambo Bwana anasema maneno pera mu itangiriro naanzia ndani ya mwanzo havuga iby'iherezo nasema vya mwisho havuga ibitarakorwa nasema visiokuwa havuga iby'ibihe nasema vya wakati Mana yacu bamugisha utabariki mu izina ry'umwami wacu Kristo. katika Yesu Kristo. Burya Uwiteka Bwana Mungu ni uzi ibihe kurusha abantu bose aida watu wote azi ibihe kurusha abantu bose kuko imirimo ikora ayikorera ku gihe ayikorera ku isaha ayikorera ku munota ni ukuvuga igihe cy'Uwiteka ntabwo kijya kireba. Abisirayeli bagiye kujya mu gihugu cy'isezerano ni ukuvuga ngo hatarenze igihe hatarenze isaha ntarenze umunota Uwiteka aravuga none igihe kirageze ugomba gutaha. Ayo magambo ayabwira Mose anaambia Musa genda Mose mu maso yanjye iherezo ryo kuba mu Egiputa kwa Isirayeli rirageze none genda ujyane ubwoko bwanjye ujyane mu gihugu cy'isezerano. Imana ikorera ku gihe kubera iki yari yarasezeranije Aburahamu ubwoko bwabo buzabasuka mu kindi gihugu buzamara imyaka 400 igihe nikigera bazavayo imyaka 400 irangiye hima umwami utazi Yosefu kunakuwa mfalme mwenyewe imyaka 400 irangiye hima umwami uzaba uburanzwe butubwari buriho kugira ngo batakambira Imana y'uko ryasezerano. Imana ibamugisha mu izina ry'umwami wacu Kristo. Igihe n'umwami utazi Yosefu nicyo gihe batakambye baravuga bati noneho turapfuye kuko twabonaga ingaragaro byoroshye zo gukora amatafari none birakomeye none Mana dutabara. Kubera iki? Kubera yuko igihe burya kirageze bona babimenye ariko barataka ngo Mana ndadukiza uburetwa ryari Uwiteka ndadukiza uburetwa ryari kuko Imana ikorera ku gihe kuko Imana ikorera ku gihe ituma Mose iravuga iti imyaka harenze imyaka 30 none keza kura mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Burya ni ukuvuga ngo Imana yacu Imana ikorera ku gihe
katika jina la Yesu Kristo. burya no kuvuga ngo Kusema ya kwamba umuntu mtu akunda kwibesha, anajidanganya, akibesha akavuga ngo Imana yabivuze, anasema chungu Kristo kabisa, yabisohoza. kumbe Imana akatimia. ntabwo igiti gisezerano Mungu ryayo, akawisha ahadi yake, ahubwo itegereza ko anachunga wowe nanjye wewe twinjire, na mimi tuingie, hanyuma baadaye igakora imirimo yayo. anafanya kazi yake. burya no kuvuga ngo Mimi kusema abo yageneye ubugingo buhoraho, wale igihe kizamurwa gisohora n'igisohora, intama y'ijinji kondoo ya mwisho niyinjira ikizamurwa rizabaho. vitakuwa hari abandi na wengine ariko nakwiriye kugira ngo nawe ubabere icyitegererezo, ukwe mfano kwa ukora imirimo myiza. nibareba uko ukora nawe bavuge bati bakugira kubaza ngo ibigiwa bishobojwe n'iki, nawe uhere kubabwire ko ari Imana ibigushoboje, ubabwirishe ubona ko bazabona ubugingo buhoraho. Imana iramugisha izina ry'umwami. ariko abatubanjirije waliotangulia bakoze ahakomeye, walitumika mahali pakubwa. twebwe dukora mu cyuzuzo. Sisi tunatumika wakati ya kujaa. hari ishyamba rinini, kuna pore kabambe. iyo twahinga tutaruka mu nukubazo, tukikuwa tunalima tukikuwa tunasema ni unukubazo ishyamba tunaweza kukata icyo gihe uraruha cyane, ni wakati tunachoka sana. igihe cyo kwenda guhinga Wakati ya kwenda kulima uzasubiramo bizaba bimworoheye, burya natwe biratworoheye, ariko byoheze kubishaka ugerageza kuja mu ry'Imana biba byoroheye. Zigora zibatizera wazekereza ko bagira ibyishimo, unawaza kama nakuwa na ariko furaha byanaho nta byishimo, lakini nabo hawana furaha. nabyo ntabyo Hakuna, bakora ibanezeza, wanatumika vya kuwafurahisha, ibihembo byabo malipo yao rimwe na rimwe biguru, mara moja kuko azakora nabi tumika vibaya, tumugereho. kifo tamufikia hanyuma baadaye. weho wabonye ijambo Wewe ulijua neno ntabwo byakugeraho, habitakufikia, byakugeraho bite? bitakufikia. Je, ni ukuvuga ngo Imana sema Mungu itubitse anatuweka ahantu hayo, mahali pake, iturindiriye anatuchunga ahantu hihariye, mahali ariho mu ijambo ryayo. pekee ndani ya neno lake. umuntu ufashwe n'ijambo Mtu mwenye anashikwa na neno akagendera mu ijambo anatembea ndani ya ari neno, mu bwisho bw'Imana, yuko ndani ya maficho ya Bwana, ari mu bwisho yuko bw'Imana. ndani ya maficho ya Bwana. abafite ingorane Wenye n'abasohoka tatizo ni wenye wanatoka Yuko ndani, nasohoka. mtaki na akitoka ndani, wagira ngo nibwo ribona amahoro. nawaza kama ndipo atapata Hayo. salama. nta Hakuna mahoro y'abanyabyaha, Hakuna salama kwenye niko Bibiri kuvuga muri Yesaya 48:28. inasema ndani ya Isaya 48 nta mahoro y'abanyabyaha. kuna amani ya wenye dhambi, niba nta mahoro y'abanyabyaha, kuna salama wenye burya dhambi. birakwiriye kugira ngo Inastahili ya kwamba tureke ibyaha, tuache dhambi, tureke kunegurana, tuache tureke ubusinzi, hanyuma tuache ulevi, dutegereze ubugingo buhoraho, baadaye tuchunge uzima milele. uzabona ibyasezeranye. Ndipo utapata Imana ibamugisha mu izina ry'umwami katika Yesu. jina la Yesu. ariko ibyo byose nabishobozwa Yale n'iki? yote walianza juu ya nini? ni ukumenya ngo Ni kujua kwamba none Petero yagendaga na Petro alikuwa anatembea chini hariya kugira ngo kusudi agere ku rusengero akize ikirema, hekalu aponye kiwete. byagenze bite? Ilikuwa chini hariya kugira ngo Pawulo kusudi Paulo agende akize abarwayi, aponye wagonjwa. byagenze gute? Ilikuwa chini ni ukuvuga ngo kusema bahoraga imbere walikuwa y'Imana, wanashinda mbele ya Mungu, bahoraga imbere y'Imana wanashinda mbele ya Mungu, batakambira Imana, wanalilia Mungu, bahita batakira ku manywa na nijoro, nayo ikabagoboka mu gihe cy'ingorane. Nani wasaidia wakati wa igihe cy'ingorane Imana ikabagoboka, mu gihe cyo bageze mu ngorane, mu gihe cyo bageze mu rwobo rw'intare, mu gihe cyo bageze muri gereza, Imana ikabagoboka. Mungu anawasaidia. kubera iki? Kwa nini? ba mu by'Imana, Kwa ndani ya Mungu. Imana iza mu byabo. Mungu anaenda kwa ndani ya vyako. ba mu by'Imana, Kwa ndani ya Mungu. Imana iza mu byabo. Mungu anaenda kwa ndani ya vitu vyako. Ezekiya Hezekia aravuga ati, anasema ati Yesaya araza, Yesu anakuja. Ezekiya Hezekia, unajua kama unataka kufariki, unataka kufa, genda utange ibyawe byose nenda ukapata vyako ubigabe, uvipatie. kubera yuko uburwayi ufite ntabwo uzabukira, Utapona, ahubwo burakwica. utakuua. Ezekiya arabyumvise, Hezekia anamsikiliza. Yesaya arigendeye ukubwira ko n'Uwiteka byari ibyo ngibyo. Ilikuwa ni vile. icyo cyangombwa Yake ya lazima. ni uko yari agasohoka. Yeye anatimiza Ezekiya umurwayi urwaye gonjwa na gonjwa. ugiye kukurangiza, fata ibyo wakoreye byose, Watatumikia. numara gufata byose utasize na kimwe, ubigabira abakene, ubigabira abana bawe, kuko wowe ntabwo ukiriho burya mubagire ubwunda kimwe. Wangu ni ile ninashinda. Ezekiya icyo yakoze ni kimwe, Hezekia alifanya kitu kimoja. yibutse ibyo yakoreye Uwiteka, Alikumbuka ya Mungu. yibutse ibyo yakoreye Uwiteka, yibuka yuko yagendaga imbere y'Imana, yibuka yuko yakoze imirimo myiza, yibuka yuko yaherezaga abantu. Unapatia watu. Ezekiya asenga yerekeye Hezekia anaomba akiangalia
Bibiliya itubwira azeneye imvune uwiteka arareba asanga ko kandi yagenderaga imbere y'Imana areba ko kandi imirimo myiza areba ko abantu benshi baboneka neza arongera perezida Esaya wageze mu murwa subirayo genda tukamwambie kutaka kwa unapoli kandi ndio wavuze ni ukuri none mu burama bwawe uwagera imyaka 10 bivuye hehe bivuye ku myaka atararwa wakati bila kugonjwa kora neza uzabembe nukora nani Ezekiel nakubwira ko kwa ko barera babaraga akabara ukajya gupfa ataka witeka Yesaya yamubwiye ngo umvira yawe wabimeka 15 nakubwira ukuri ngo Ezekiel yarishimye Ezekiel alifurahi kubera kwa nini nuko kuri Imana ni kwa kweli tumikia Mungu none wazishimye Imana sasa wewe utaribisha Mungu nini ni wowe ni wewe ni nani na mimi ibyo kuri wite ndio tumikia Mungu ibyo ugomba kumwishyura vile tutamlipisha ibyo kuri Imana birakwiye kugira ngo nugere mu ngorane uvugungi ngo wibuka yuko nakoze wibuka yuko nakoze Imana nibireba naita kutabara Bwana tubamugisha izina ngoma cyose ariko ntacyo wakoze wasaba iki utaomba nini ni cyo kintu wasaba utaomba ni cyo kintu wabwira Imana ngo tukikubere tabia Mungu kandi nawe waranze kugira amategeko yawe nikatabusikia sheria yake kutubwira ngo binatuambia inkozi z'ibibi watenda maovu warevi abasambanyi washarati ababeshya wakudanganya abanegurana wakwenda umugabane wabo sehemu y'izina ryakumiro n'amazu wote leo wakana naho ubugingo buhoraho bwagenewe abayikorera bakayikorera by'ukuri bakayikorera mu n'umwete imirimo yabo kazi yao imirimo kazi ikorana umwete uitumike na bidii niba usenga kama unaomba senga umwete omba na bidii niba ugira urukundo kama unafanya upendo unakuwa na upendo kuwa na bidii ntuvuge ngo useme ya kwamba najya kwa vere utaenda kwa kwa huyu ntabwo najya kwa huyu sitaenda burya ni ukuvuga ngo kusema ya kwamba ibyo utekereza ile nawazia mana yabibonekana Mungu aliona bibiri kutubwira ngo nibiri mu mutima w'umuntu nibyo yakoze kera nibyo yakoze umubisha Imana ibirebesha n'amaso y'intejo imigambi yawe shamba yako iyi menye utarayigira angalia bila kutumika nibitarayikorera rero dukore neza kugira imigambi yacu izaturokore tuokowe imikorere yacu izaturokore tuokowe mu gihe cy'amakuba wakati wa shida mu gihe wahuye n'ingorane wakati unakutana shida burya ni ukuvuga ngo kusema kwamba igihe Daniyeli yari wakati mu rwego rw'intare Daniel kwa ndani ya shimo ya simba Imana ikaza igafata iminwa y'intare anakuja na kamata nuko yahoraga imbere y'Imana njoo alikuwa na shida mbele ya nuko yahoraga asenga agasenga mu gitondo agasenga nimugoroba akavuga ati Imana ndi imbere yawe ariko hari abandi batashakira amahoro utakee mema uwo ngubu wanze ule mwino katala ukamwanga we ari wa rugingo rwawe unamuchukia na kiungo yako ingorane una tatizo ingorane zifite tatizo kubera iki kwa nini turi mu rugendo tuko ndani ya safari moja turi ku bwandu kwa mwene data sasa ile uchukia wenzako ulitoa wapi ese kujya kwa runaka kwa runaka ntugeyo kwenda kwa ndugu yako mwingine utajua ibyo bigambira mu mutima wawe ukabije mu mutima wawe yewe ntabwo nabibona nta n'undi wabibona natusaba ntiyabibona ariko Imana iritegereza ikakureba neza ikakwitegereza neza biri kuvuga ngo ibyo byose urabikora unawaza kama niko sawa ibyo byose uri kubikora ukagira ngo nimeze kimwe nawe ariko umunsi umwe nabishyira imbere y'amaso yawe ubyitegereze n'amaso yawe hanyuma uzabyitegereza uri hehe bajya ureba amaso icyo afite ubuhungiro na hakuna mahali ya kukimbilia uyu munsi ukimbia leo ni ndani ya neno kugira urukundo ni uyu tete muhungu upendo ni leo gukora neza ni fanya umuhungu vizuri ni leo niba biri kuvuga ngo kama vile nasema ukangire mwene se mu mutima wawe warangiza wowe ukamwangira mu mutima unamkatilia ndani ya moyo urafure habari ndugu Imana ikumugisha kubariki amen amen aturavuga atenda mchukia ariko uranabizi na unavijua uranabizi fure unavijua uranabizi ibyo byose vile unajua Imana izakwishyuza vile ibyo byose vile unajua ukavuga ngo uriya udamwana na mkatala uriya basiramusuhuza uriya wasinagiwe ibyo byose
Bifite inyungu kuri Unafanya kwa nani? kuri mushiki wacu. Kwa dada yetu. Tubera yuko Hakuwa niba umore neza. kama unatumikia vizuri. Ndishi Itafurahi. na gukora neza. Ukishi Unafurahi. nukuvuga ngo icyo gihe dufatanya urunani rwo kujya mu ijuru. Dufatanya urunani rwo kujya mu ijuru. Njia kwenda mbinguni. Mu ijuru ntazajya abana kuranye. Mbinguni hakutaingia wakuu. Mu ijuru ntazajya abasi. Mbinguni hakutaingia warevi. Mu ijuru ntazajya abana kuvuga bera nabi. Kusema ndugu wao vibaya. Nuko dusaba Imana. Kusema tuombe Mungu umutima w'urukundo. atupatie moyo wa Ukunda Imana no gukunda bene data. wa ndugu. Mana yacu bamugisha. Mungu abariki. Mwizira tuwamacho. Katika Yesu Kristo. Niba dufite urukundo. Kama tuna upendo. Nuko dufite urukundo. Watu na mali tulikutoa. Yonatani na Dawidi na Daudi batubera icyitegererezo. walikuwa mfano. Batubera icyitegererezo. Walikuwa mfano. Aho uri kutubwira ngo Ni matabia. hari agati k'inkubire. Ilikuwa ni mti kabisa ya Nuko mu mutima wabo moyo wao. waruhuye. Ilikuwa inakutana. Umutima wabo Moyo wao. warumye. Ni mmoja. Umva mbele Dawidi. Daudi. Jada. Mambo ya baba. Nabituka kwangu. Najua anakuchukia. Ariko njyewe Lakini mimi ngenda gukunda. ninakupenda. Ibyo ndavuga Nasema nakubwira. nakuambia. Namagara kwiga. Zawubwira inama y'ibyo ukore kugira ngo ubeho. Tuishi. Ngenda tatamwiza. Wema. Icyama twese. Nipa yote. Icyama twese. Nipa zote. Tukagira ngo urukundo. Kwa upendo. Kama ya Daudi na Nathan. Iyo bisamye ndanezerwa. Nikisoma na Kuko iyo bisamye. nikisoma. Mu buryo bavuga ati uri bitero wanjye. Nawe umuhanda. Nilipatia. Cyari ikintu cyiza cyane. Ilikuwa ni kitu kizuri sana. Nicyo cyemezo cyo kuvuga ngo Dawidi Ndiyo. yemere ko Yonatani koko mukunda. Ishara ilikuwa Daudi alikuwa kama Nathan anampenda. Iyi nkota yanjye. Ndio upanga wangu. Uyu mwitero wanjye. Ndio yangu. Ndawuguhaye pe. Nakupatia ndugu. Umuntu ndakubwira nawe. Nataka kufanya Dawidi vibaya. atarakwanga. Najua baba anamchukia. Data arakwanga. Baba anakataa. Data afite umugambi wo kukubwira nawe. Shamba ya kufanya. None nashaka kukubwira nawe. Zakufanya Uva ikimenyetso. sikia ishara. Datera umwambi. Nitatuma mshahara. Nuba uri hariya. Ni utume huko. Nabyo mubwiye. Ujue tena kwambie. Sikia pendo njema. Nuba nazaye umwambi. Ukabona kuba hariya. Zabita nakubwiye. Uzahuza wigendere. Data zabagiye kukwica. Baba anataka kukuua. Sikia tu. Cyangwa twese Kama sote. mu Rwanda muri Yonatani. Angalia upendo na nyanya. Urebe mwene so. Uvuga kino gifuriyeri. Usiangalie Achana. kidogo na kikatana. Satani ni umuntu. Shetani ndiye mbaya. Satani ni umuntu. Shetani ndiye Kuko mbaya. Satani Sudi shetani. yutubuza ubugingo buhoraho. Tuachisha uzima wa milele. Mwanzi wacu Adui wetu Satani ni shetani. kandi Tena ingomba ko tumurwaye lazima tumgombanishe. uwo mudutera ikibi. Tunataka mabaya tumgombanishe. Naho twebwe Sasa sisi burya buhinda mbere kumbe hii iko mbaya. mushiki wetu Na ntabwo dada yetu iko mbaya. ahubwo Satani Kumbe ibilisi udutera ibiziya yeye anatupatia akaba mubi anatufanya kuwa mbaya. ariko aracyari amahirwe Lakini ni heri kuko Imana kwa Mungu iracyari kugira imana kwa kiti cha leo. aracyari amahirwe Kuchikari heri kuko Imana kwa Mungu igiye mbabazi igiye bambi igiye kurakara igiye kugira neza burya ni ukuvuga ngo ni Imana igira neza kutenda mema. ni Imana igira neza Mungu mtenda mema. nugira nabi Ukifanya vibaya zibuke ukumbuke umenye ko Imana igira neza ujue kama Mungu anatenda mema. zamenye ngo Ujue ya kwamba ndaje Imana ninakuja Mungu. nanaguye mufurere Nilisema ndugu vibaya, nilisema dada vibaya. Sasa rehemu. abantu bajya bihema Kuna watu wanatubu. ariko Imana ibabarire Yo Mungu anisamehe. ibabarire nakoze ibyaha Nilifanya dhambi. ntabwo uvuge mu izina ntabwo uvuge Nasema mu izina kandi ukoresha Satani kushinda icyaha mu ni izina dhambi ndani ya jina. ukivuga mu izina hanyuma Imana ikakubabarira Mungu anakusamehe. ntukagire mwene se mu muzi Usikatalie ndugu yako ndani ya moyo. Imana ibamugisha mu izina n'amaso ariko ibyo ngibyo ntabwo wabimenye ntabwo wabigenderamo utarebye bakera Na uangalie wa zamani. utarebye ko bagera utarebye ko bakundana Angalia vile kunapendana. utarebye ngo abantu bakera bagiraga urukundo Kuna upendo. bibiri kuvuga ngo ntabwo bagiraga ubwiko Biblia tuambia kuwa na vitu ya ubwiko utagira ubwiko kutoa. uko ndibwira ko dusaba ajya mu cyumba Ndani ya kiro cy'icyayi sema hii ni yangu. nkaba ntagire ikibazo Naye atakuwa nkafata kiro cy'icyayi kazakera gafurere kakirana kamata. zikimara kimara kazakera Wewe kabisa kukatarata kimara n'ibindi bimenyetso byagaragara na vitu yetu vinaonekana ni ubu babaje cyane ariko Imana ni nziza Imana ni nyarukundo Mungu mwenye upendo. kandi namwe natwe turasaba kugira ngo tugire urukundo urwo Yonatani
barakamukisha wizira cy'umwami wacu Kristo tukari imirimo myiza yo gukiranuka hari nk'imwe Tabita yakoze Tabita yakoze akavuga ati kano gapira ukabona ngo sabe yakambara akamubera kano gashati bikubona kabaga umuntu amuhaye kaba kari kumubera kano gakanzu uyu musere karamubera akabamuhera ilikuwa na upendo ndio mambo navyo ntabwo byahereye aho ngaho yagize urukundo akureba abasere arureba abasere yagigeze aba mu mubiri baravuga bati ntabwo bikwiriye hakadutumana tuzi ko rwanuzi kagomena ni Petero ntabwo byakunda Petero arazi umva Petero sikia Petro hari umukunzi wacu kuna mpendo wetu yambaye agashati nanjye yambaye akajipo nanjye yambaye kagame none ntakiriho yava mu mubiri ajikari atoka ndani ya mwili Petero yumvise iyo mirimo Petro alisikia zile kama mufata mu mutima inamkumbuka ndani ya moyo bano bantu bari kudekara aba bantu babuze umuntu w'ingara kabwira kamaro aba bantu babuze umuntu w'agaciro kosa mtu wa thamani bakimugenda sasa mwenende ndabahereje mugenda ndio watu mwende biri kutubwira ngo aragenda amuramburaho umunwa kuna juu yake kinywa kinywa arangije asaba Imana iramukira muzuru imuzuru muze uyu mushiki wawe ndakubwiza ukuri ngo ukora imirimo myiza uzahera imbere ni heza ko akora imirimo myiza imbere ni habi kubakora nabi kubakora nabi imbere ni habi kubakora neza imbere ni ubugingo kandi imbere ni urugo baracyumvisha izina ry'umumajyepfo abantu banjirije barabaga bakoze abandi bakoze burya ni ukuvuga kusema ya kwamba nta gishyashya gihari kuna mata yapo muri data yabivuze ndio alisema ariko ninakosa ko yabivuze na ndivile Salomoni nta gishyashya gihari kuna mata byose byahoze yote vilikuwa viliishi abakoraga nabi babona ibintu byabo barapata malipo yao ubashije kora na biramu na kuliza kora biramu na gatani bemos hadi wewe uzaje uvuga ngo Imana iri muri wowe wenyine utakuwa nasema Mungu ni wowe Imana yatumye wenyine ni Imana ntabwo yatumye Mungu azilitumana nanjye Imana yatumye nanjye kandi muri uzi kuvuga ngo Imana yanduma kandi nayo anatuma na huko naye Imana Mungu eti naribye bano abantu unaangalia watu n'abantu 220 no gutanga bari inyuma yao Imana iravuga ngo yokora kidasanzwe atakufanya kesi ya kawaida nicyo kintu cyo uzasoma muri Bibiliya Imana yacukura ubutaka hanyuma igakubitamo yogera twinshi nicyo kintu cyonyine n'usoma Bibiliya yose niho hantu honyine pekee wenda niba hari abantu kama kuna wengine vilikuwa ariko Imana gukora icyo ngicyo cy'abantu bagumanuza Uwiteka njye nicyo nasomye nimekisoma ariko lakini abanyabyaha wenye dhambi wiko na malipo abanyabyaha bafite ibihembo wenye dhambi wana malipo abanga bahanuzi bafite ibihembo katara wanabii wana malipo abanga ijambo bafite ibihembo wana malipo kuko umuhanuzi kwa nabii ni ijwi ry'Uwiteka ni sauti ya Bwana genda ubabwire wende ukawaambie genda ubaburire wende yosha genda ubaburire ubabwire ngo mu minsi 40 muramurange muramuvuza mtafariki garutu ilikuwa ni ujumbe wakora Imana yagize gute yamubwiye hanyuma yo kugaho kubikora nababyumvise na wakisikia bashubwo wanakuwa na hoga ubwo aburaza hoga anakuja mwami aravuga farma sema wewe tunafariki itakuwa twajya kufanya je murabizi sasa unajua mfere sikia sasa tunataka kushinda bure inka ntizirye ngombe zizikure inyamaswa ntizirye abagore ntibarye wanawake mwese ntimurye yote usikule ahara Imana kwigarura labda Mungu anaweza kujirudisha bagi ibintu byiza nuko icyaha bisubiremo wewe shuhudia ndani ni Imana ikigira neza kama Mungu ajenda hanyuma baravuga bati turabyemeye mbere ku mukuru ukagera ku mutoyi bose biriza ubusa bose baravuga bati reka tujye imbere y'Imana tutakambira Imana bareke bigirwe gusanga ibigirwamana wari ako kanya
kuko bagiye kurimbuka. Kama nataka kuangamia. Kubera ko bagiye kurimbuka. Nataka kuangamia. Bafata icyemezo. Baravuga natwe nuko imbere y'Uwiteka. Ituve imbere y'Uwiteka. Haraho wenda. Imana ishobora kuba yabigaruye. Imana yitegereje imitima yabo. Koko bigaruye. Ubona ko bigaruye. Ubona ko bambara amajwi. Imana nayo yigaruye. Nuko rijyana. Uzajya imbere y'Uwiteka. Wisabe. Cyari kugira imbabazi. Baracubagisha. Wizina ry'umubatizo. Uyu mugoroba korwa no tuganire na toya. Ariko duhereye ku nzira z'abantu baje. Abagore bagendaga wanawake abagore wanawake hari kitegerezo na mfano ni utashaka kumugore umugabo w'umutware kwambia bwana wako mtawala akavuga ati kora kintu nakwambia afanye hivi yuvuze mu mutware mutware bivuze ngo nuko ari kubwira ngo kora kira kagikora nakwambia afanye hivi mutware hanyuma nawe ukavuga ati mutware ndabyemeye nakubali manacho mugisha katika Yesu Kristo abinyo bigaruye abinyo birijubuta abinyo bibabaje Imana ibigaruye Imana yacu ni nyemba Imana yacu ni nyembu ariko kumuntu bishaka kumuntu bishaka akakwica hawezi ikala uje gusenga hautaenda kuabudu usaba Imana hautaomba Mungu Imana zaguhita ibishoboka Mungu atakubadilisha inawezekana washobora gutera unaweza kusanyika gatera uyu munsi kusanyika leo gatera na leo kusanyika na kesho utarahinduka lakini bado wewe niba utarahinduka kama wewe Imana guhinduka Mungu ugiye kirageze wakati tunatia none nibigiye kigeze cyo guhera ukaba utarahinduka menya yuko mugabane wawe mugabane ni sehemu mbaya ariko tukubabwira ngo lakini waambia hivi tubaze inzira za kera tuulize njia za zamani tubaze ngo abakera bagenda wazamani kwa tembea je none tukuvuga ngo tuzajya mu ijuru tunasema tania mbinguni nuko dufite ibyiringiro ko tuzajya kuko ari isezerano twasezeranye n'umwami wacu Yesu Kristo yaravuze isore ndagiye anasema ninaenda ngiye gutegura hano naenda kuandalia kwenu ariko ndagaruka lakini narudia zemba jana kwenu wachukue ze kugira ngo kusudi aho namwe muzaba ariko abazaba lakini wenye watakuwa huko n'abakiranutsi ni wenye haki abazaba n'abakuriye ni wenye watatumikia mbinguni baracumisha watabariki Israel kwa macho katika jina la Yesu kora neza n'uyu munsi Kristo vizuri leo kujya imbere Imana n'uyu munsi ariko kubera iki kwa nini nuko ari abatubanjirije wako inatangulia biriza kubusa wanashinda bure bakombere Imana wanakuambia Imana igahita imigambi yayo Mungu anabadilisha shamba biriza kubusa wanashinda bure mu rwego rw'intare ndani ya simu ya shimba bakavamo wanatoka biriza kubusa mu muriro bakavamo biriza kubusa mu nzu z'imbohe bakavamo bagasenga bagasenga Imana ikabasubiza Imana tukuze ku munsi Imana isubiza Mungu mwenyewe anajibu Imana ibamugisha Mungu abariki izina ry'umwami katika jina la Yesu Kristo turashoje tunaishi hapa dusojeje agaha tunamalizia hapa ariko amagambo twaganiraga maana tukao tunazungumzia kubaza abatubanjirije kuuliza abatubanjirije bagenda gute walitangulia kwa ese abahanuzi bagenda gute ese ababyeyi bakera bagenda gute wanatembea je ni ukuvuga ngo bitera ingorane kugenda nka mbere k'uyu munsi ule kutembea kama Amerika leo ukagenda nka mbere ko kuri kwenda kugenda kama Amerika inatembea leo kandi umwija mu bitera ingorane yuko ndani ya neno vinaleta yabitera n'igihombo bigatera igihombo kuri wowe igihombo kwako kuko ntabwo ari njyewe kwa sio mimi umuntu n'umuntu ku giti cye mtu ni kwake binafsi ni njyewe mimi bisaba ni ku giti cye sawa ni kwake binafsi ni ku giti cyawe ni yako binafsi wakora neza ndabiyemeza nukora nabi ndabiyemeza ni ukuvuga ngo tuba muri Amerika ariko Amerika iteguye kubera kandi ntabwo ari iwacu hapa sio kwetu turabashyitsi n'abimukira tubigendera iyo umuntu ari kugenda iwawe cyangwa se akaba ari mu gihugu kitari iwawe afanya angarisho yeye anajazani ni ukuvuga ngo nikusema ari iwawe kama iko kweli gukora ku kintu kitari kiwawe unajazani kusa kwa kitu sio wirinda gukora ibintu kufanya mambo bidasanzwe bitari iby'iwawe muri make ni uko amachache ambasaderi au mtetezi cyane ni mtu mwema sana avuga ibyiza byo mu gihugu anasema mema ya nchi ya kwao uje mu gihugu cy'iwacu imisoro baragabanije mu gihugu cy'iwacu biroroshye gukorera umushinga biroroshye namwe mubwira bamaze ko mu gihugu cy'iwacu biroroshye icyangombwa ni ukuza gusa ni ukwemera gusa Imana ikakwakira ariko nawe byamamaze yavuze mu byamamaze
ubibwamo ubwiriza ubutumwa ubitangaze ubwire habari Imana ibamugisha izina y'Umwami Yesu Kristo uyu mugoroba wari umugoroba wo kuganira ariko turebye ku cyitegererezo cy'abatubanjirije abo batubanjirije burya ni ukuvuga ngo batubereye icyitegererezo icyo cyitegererezo ni ngombwa kugira ngo natwe tugende nk'uko bagize Imana ibamugisha kandi baraze heza Imana ibari namwe mugoroba mwiza